Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa, no kubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasi umukara nditse ngo subscribe, ukakanda iyo maze ukakanda ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizamini. Iyo wakanze subscribe hasi ujye uhita ubibonera ku gihe. Rero mbere y'uko ureba ino video kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitakundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba rose mu gihugu, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi iteguye neza, tukayiguhera ku gihe kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ushaka kwamamaza ibikorwa byawe twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, uhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa se by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo 4 baduhaye, arahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Bega ngo umuhanda udakomeza. Sega ngo nibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Mbibutsa ko nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Jya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ko no muhanda uzamuka hari undi ushamikiyeho, ariko no ushamikiyeho ugarukira mu buso bw'icyapa. Bagahita bakubwira ko kino cyapa umuhanda giteyeho mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko uzitamo B, ndakeka ko musikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka urahita ugikora. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya kabiri kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wabona iri tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura, ariko igihe ijuru rikeye no kuvuga ngo mu kirere nta gicu kibuditse gihari. Mu ntera ingana iki? Ari ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Bega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Se ya metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Deka ngo na iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko yari nko ku manywa umuntu akagucaho nka telefoni yiri kwaka utabibona, birashoboka ko wabonera ikintu muri metero 100 ari ku manywa, nijoro ukakibonera muri metero 20 ikintu cy'itara?
oya, ahubwo nijoro nibwo wabona ikintu kiri kure. None hano intera yo ku manywa iruta iya nijoro, niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo iyo ari nijoro itara riri kure tuba twaribonera mu ntera iri kure kuruta ku manywa. Ku manywa rishobora kuba riri no kwaka ntubimenye ko riri kwaka, ariko ari nijoro uhita ubibona. Niyo mpamvu hano baduhaye intera zo ku manywa zose ziruta iza nijoro, kandi ntibishoboka. Ntabwo wabonera ikintu muri metero 100 ari ku manywa izuba riri kuva, wasigaye ukiboneye muri metero 20 ari nijoro. Ntibishoboka. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko uramaze guhitamo D. Ndakeka ko wari umaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tubigufashemo n'ugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikanira mu ntera ikurikira. Cyavuziho n'ikiri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wabyumva. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byoni bigenda bitandukanye bitewe n'ukuntu gikoze. Nka volomoteri aba ari muri metero 20. Kwa bino binyabiziga byo bishobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, ese biba bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ingana iki? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba mu metero 100, B mu metero 200, C mu metero 50, D mu metero 150. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 50. Cyavuze ibone kiri muri metero 50, ukaba wabyumva nicyo biba bishatse kuvuga. Ndakeka ko muzitamo C. Ndakeka ko muzikayandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibe binyabiziga? Arabangwa igare, B ngo volomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo hari igihe bakibaza ariko ukabona bashubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ukabona bahisemo D. Ese bahitamo C ryari? Ese bahitamo D ryari? Hano duhisemo C kubera ko bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe rero kuri C bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ikibazo gihita gihinduka ugahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko hano iyo bakubwiye ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uhitamo icyo gisubizo, nicyo aba ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko ramuzitamo weho C. Ndakeka ko ramuzikandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana ku buryo biba bibujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere. Iye myaka arangwa imyaka 10, B ngo imyaka 12, C ngo imyaka 7, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese niye myaka umwana aba afite munsi yayo akaba atemerewe kuba yicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba arimo? Iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Badafitiye imyaka hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 ntabwo yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba arimo. Mbona ababyeyi benshi hano mu mujyi wa Kigali babyubahiriza, abona ajyanye nk'abana batoya ku ishuri ukabona yabashyize mw'iriya myanya y'inyuma. Ntabwo biba byemeye ko wamutwara ku ntebe yegeranye niyo wicayeho utwaye ikinyabiziga, kuko hari igihe ashobora gukubagana akaguteza ibyago cyangwa agatuma uteza ibyago abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa, kandi ibi byago abarimo nibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu wamugomba kwitonda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki?
ese kino cyapa wowe turi gukosorana ikizame uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Ishusho ya kino cyapa ni mpande eshatu. Ukuntu urabona icyo cyapa kiri kugaragara nibyo bita ngo ni ishusho y'icyapa. Ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Aranga umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo agacuri kateza ibyago, mbega ngo umuhanda utaringaniye, mbega ngo akazamuka gahanamye. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Mwibutsa ko namaze kugukora video iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda, so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video ahasigaye umare kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Hano bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ese bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Ugiye kugera ahantu hari agacuri kateza ibyago. Noneho ikindi kintu ugomba kumenya, buri gihe ntabwo ahoramo 10%, bashobora no gushyiramo 20% bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba gacuramye. No kuvuga ngo agacuri k'10% uri kumva ukuntu karaba kameze, aka 15, aka 20 baba hacuramye bigiye bitandukanye bitewe n'ukuntu uri kugenda wongeza pourcentage. Ndakeka ko muzitamo B, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wayisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Wowe ikintu busabwa ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe, ukakanda. Iyo maze kwakanda ikintu cyose nkizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, kandi aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Utwaye ikinyabiziga ntabwo uri robo, urananirwa, kandi murabizi hari abantu batwara ibinyabiziga byambukiranya nk'imipaka. Birashoboka ko rero ushobora kuba uri mu rugendo ukaba wagira ibitotsi byatuma usinzira cyangwa ukagira umunaniro utuma wasinzira. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Mbega ngo guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Se ikavuga ngo kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. Mbega ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese uba ugomba kwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Guhagarara kugira ngo udateza ibyago abandi bagenzi, ukava mu kinyabiziga ukaruhuka harimo no kugendagenda niba ahantu uri byagushobokera ko wagendagenda bigakunda. Ndakeka ko uramaze gutamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Murabizi hari igihe tukagera igihe cy'ibihu, ni mu mvura cyangwa hari imyuzure cyangwa hari umucucu cyangwa umukungugu mwinshi. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe. Ari ngo kugenda mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Mbega ngo kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Se ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. Mbega ngo kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, unareba ibimenyetso by'umuhanda aho bigarukira. Unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Murabizi yo uri kwirinda ibyago ugabanya umuvuduko cyangwa ugahagarara. Hano urumva guhagarara ntabwo bari babishyize mwa kino kibazo, nta hano bari babivuze. Rero iyo ugiye mu kizami ukabona mu bisubizo bine baguhaye
harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora iki. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Ntabwo mbwiye ko 100% ari icyanyacyo, ariko nka 80% iyo uvuze ko icyo, iyo nta yandi mahitamo ufite ugahitamo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko hanyuma agakoresha amatara magufi, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara zigatambuka, bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira amabanga y'ukuntu muzagenda mugakora rimwe mugahita mutsinda, kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora icyo umuyobozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso. Murabizi uri kugenda mu muhanda ugeze kuri feruje, niho bavuga ngo hari ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga byapfuye cyangwa ntibiri gukora. Ariko ugasanga umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba ari umupolisi cyangwa bari abakorerabushake n'ubundi bakora mu mihanda, akaguha kino kimenyetso. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ari gukata ibumoso gusa, mbega gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, se ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mbega gukomeza imbere gusa. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa mu kizami nayo narayibakoreye. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe, aya mashusho yose aba ameze gutya abarimo umara kuyireba, nta kibazo cyo yerekeye ku mashusho kizongera kukugora. Hano ndakeka ko amaze kwitamiza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro, ese cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kuko murabizi hari ibimenyetso bimurika kenshi, hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero iyo guhaye kiriya kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ugategereza ko nawe arakugeraho akakwemerera gutambuka. Izi video zose mba mbabwira, iyo ubonye utari kuzibona neza kuri YouTube channel uhita unyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789351626 nkaziguhera ubuntu mu gihe kitarenze iminota nk'ibiri, ngiye kuko mpora online. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki kikabaza ngo amatara ndanga cyerekeza agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndanga cyerekezo ikinyabiziga mu ntera nibura ya kangahe? Araba mu metero 100, mbega ngo metero 200, sega mu metero 150, mbega mu metero 250. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wabona ano matara ndanga cyerekezo y'icyo kinyabiziga kindi. Ndakeka ko muzatamo se, ndakeka ko muzkwandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kode ziri koneka wabrose mu gihugu, twandikire utubwire ko dushaka. Ese ni ya kategori, ese ni ya provisoire, ziba ziri kuboneka, twandike cyangwa duhamagare tubigufashemo. Ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali, nta mwanya ukunda kuba ufite, ukeneye kwiga nk'iminsi 2 gusa, twandike cyangwa duhamagare kuri 0789351626 tuze tukwigishe turi kumwe. Iminsi 2 ibihagije, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure cyangwa ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, nawe ukoresha nimero 0789351626 tukabigufashamo mu gihe gito. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ikihe kinyabiziga? Ari wango amapikipiki, mbega ngo velomoteri, se ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, deka ngo na iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo velomoteri iyo ivugije ihoni iri muri metero 20 uba wabyumva. Ndakeka ko musudamo rero B. Velomoteri ndakeka ko muskandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri yo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese zishobora kugaragazwa ku buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa itara rimwe cyangwa menshi yera, B ngo amatara menshi y'umuhondo, C ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, D ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro, kandi iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo, bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibintu bimeze. Ni igihe cy'ibihu, ni igihe hari umukungugu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. Rero bigaragazwa n'itara ryera cyangwa inyuma itara ry'umutuku. Ariko iyo burebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6 impande zayo cyangwa zatwo zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo n'amatara menshi asa n'icunga rishije. Niyo mpamvu hano duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D. Ibisubizo byose ari byo. A ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi wariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Aranga umuyobozi. Ubwo ari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, niba ari imodoka, umushoferi niba ari moto. Hano bavuze ni imodoka, ntabwo kuri moto bari kuhavuga. Ubwo niba ari imodoka, iyo bavuze umuyobozi ni umushoferi. Mbega umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C ngo ushobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo kuko murabizi umukandara w'umuyobozi w'ikinyabiziga byo ni itegeko, nta modoka yabaho idafite umukandara uriya muyobozi w'ikinyabiziga. Noneho umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere nawe afite umukandara, ariko ziriya modoka zo zishobora no kugira imikandara ku ntebe zindi z'inyuma. Mujya mubibona niba mwaratembereye mu modoka zino zigezweho, ubona ko ziba zifite imikandara mu ntebe z'inyuma. Ndakeka ko musitamo D, ndakeka ko musikandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda udafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa nande? Mwaba baduhaye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga ngo polisi y'igihugu. B ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C ngo minisitiri w'ingabo. D ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu
n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe guha uruhushya rwo kuba watwara kino kinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ndakeka ko aramuswamo B, ndakeka ko aramuskandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ubuhe buryo? Aranga inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Rero ikintu muba mugomba gukoresha hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Ese iyo wavuze inziga umenya icyo bashatse kuvuga? Iyo wavuze inziga ni kimwe no kuvuga amapine, mwe mubyita ngo ni ipine, amapine. Rero ni inziga nibyo bashatse kuvuga. Ni nko kuvuga ngo imipine ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere, ariko bazakiguha gutya uzasubiza ngo inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kwandika wa papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano handitse C ni D, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ubundi ni ukuvuga ngo kino kibazo neza neza hari igihe bakikubaza ariko ukabona basubije ngo ni metero 2 n'ibice 75. Ni ukuvuga ngo hano iyo bavuze ngo bashobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, iyo bagibigwaye mu kibazo ubundi cyabagombye kuba igiso cy'ukuri ni metero 2 na santimetero 75, ariko iyo babiguhaye mu kibazo uhita uhitamo ko ari metero 3. Iyo batabiguhaye niba kiguha bino bipimo batabishyizemo, uzahitamo ko ari metero 2 na santimetero 75 cyangwa metero 2 n'ibice 75. Kuvuga ngo metero 2 na santimetero 75 ni kimwe no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 75. Ndakeka ko ramuzitamo C, ndakeka ko kwandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora kuko murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Arangwa imbere hari umuyobozi w'amatungo, mbega ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi, sega ngo hegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, deka ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandikirwa wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ndakeka ko ramuzitamo C, ndakeka ko ramuzikandika wa papuro. Murabona ko ibibazo byo ku nzira za gari ya moshi bakunda kubibaza cyane, nubwo mu Rwanda nta mihanda ya gari ya moshi hari, ariko bakunda kubibaza mu kizame cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe kizaza birashoboka ko yazagera mu Rwanda ino mihanda ya gari ya moshi, cyangwa se ukazajya gutwarira mu bihugu birimo ino mihanda ya gari ya moshi. Rero ugomba kuba ubizi, wabona kino cyapa ukamenya ko ugiye kugera ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso uri kugenda uzungazunga, ara ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. Mbega ngo ni bibi igihe cyose. C ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4, D ngo nta giso cy'ukuri
kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo, ese urabona ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kucyitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni B. Ni bibi igihe cyose gutwara uzungazunga mu muhanda, ni bibi igihe cyose. Ndakeka ko nuzitamo B, ndakeka ko numusukandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, beka ngo ntihanyurwa. Sega ngo umuhanda udakomeza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kirasobanuye ngo ntihanyurwa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Mwebwe mukita mu ndimi z'amahanga ngo ni sens unique, ariko mu kinyarwanda kiravuga ngo ntihanyurwa. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko abari uzabona bari kuvayo, we kiba kiri kukubuza ko hatanyurwa, utemerewe kujyayo. Ndakeka ko ramaze gutamo rero B, ntihanyurwa. Ndakeka ko ramaze kwandika ku gapapuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese ushobora gukora iki? Aya ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Bega ngo kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. Sega ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? D bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mw'iki kizame kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza kugira ngo udateza abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago. Murabizi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda, niyo mpamvu mugomba kwitwararika. Ndakeka ko muzamo A, ndakeka ko muzikandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko uri hafi gukora, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode, twandike tubwire akarere ushaka n'itariki ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ese ukeneye kwiga, twandike cyangwa uduhamagara utubwire amasaha ubona ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha ukazakora rimwe. Uri mu mujyi wa Kigali udafite umwanya uhagije, turaza tukakwigisha turi kumwe iminsi 2, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 1626. Ibyo byose tubibafashe mushaka kwamamaza ibikorwa byawe, twandike cyangwa uduhamagare ku izo nimero tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.